Nongeye kubasuhuza nshuti bakunze mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu bintu by'ingenzi byakwereka ko uwo muri kumwe mu rukundo yatangiye kugenda bivamo, nubwo yaba atari kubikubwira abyeruye. Mu buzima umuntu wese akenera umuntu umuha urukundo. Uko waba umeze kose ukenera gukunda no gukundwa, ariko urukundo rugiye rutandukaniye ku ntego zarwo. Uyu munsi ntabwo turi buvuge ku rukundo rusanzwe umubyeyi ashobora gukunda umwana we, cyangwa se ngo tuvuge urukundo umukoresha yakunda umukozi we bitewe n'uko amukorera neza, ahubwo turavuga ku rukundo rwo hagati y'umusore n'umukobwa bateganya kurushinga. Ni kenshi usanga abantu binjira mu rukundo bose bafite intego yo kubana, ariko habaho imbogamizi zituma batabasha gukomezanya bitewe n'impamvu zitandukanye. Umwe akaba yahitamo kubivamo atabwiye undi, ahubwo agakomeza kumwereka ko bakiri kumwe mu rukundo kandi we yaramaze kubivamo. Dore rero bimwe mu bintu by'ingenzi byakwereka ko uwo muri kumwe mu rukundo yatangiye kugenda bivamo. Iyi ni The Family 2050. Nk'ibisanzwe mbahaye ikaze. Icya mbere ni uko iyo umuhamagaye akubwira ko ataboneka. Ubusanzwe usanga abantu bakundana baba bavugana kenshi, ariko iyo umuntu yamaze kwiyemeza kuva mu rukundo atangira kukwereka ko afite byinshi bimuhugije bituma atabona umwanya wo kukuvugisha. Ikindi cya kabiri, iyo muvuganye gato arakubwira ngo mukupire yitabe undi muntu. Umuntu uhamagara mwatangira kuvugana akakubwira ngo umukupire agahora abikora kenshi, menya ko atakikubaha nka mbere, ahubwo ashaka kukwereka ko afite abandi bakurusha agaciro. Ikindi kintu cya gatatu, iyo umubajije impamvu atakuvugishije akubwira ko yibagiwe. Iyo umuntu agukunda by'ukuri ntashobora kukwibagirwa, kuko ibyo akora byose aba agutekereza, nubwo yaba ari mu kazi iyo akavuyemo gushakira umwanya. Ariko umuntu ari kuva mu rukundo akubwira ko yibagiwe kukuvugisha, ubwo ntabwo uba ugifite umwanya mu bitekerezo bye, uba wamaze kuvamo. Ikindi cya kane, ntabwo akubwira gahunda ze. Niba umuntu mwakundanaga akakubwira gahunda ze zose, nyuma ukumva asigaye yanga kukubwira gahunda ze, menya ko atakigufata nk'umuntu w'ingenzi ukwiye kumenya ibye. Icya gatanu ari cyo cya nyuma, wumva yaragukuye mu mishinga ye. Iyo uri kuganira n'umukunzi wawe ubizi ko mufitanye umushinga wo kubana, akenshi wumva mu byo avuga agushyira mu bikorwa bye ateganya imbere. Ariko iyo atangiye kuva mu rukundo, mu byo avuga uba wumva ataguteganyamo. Ntabwo ari ibi bimenyetso byonyine byakugaragariza ko umukunzi wawe ari kuva mu rukundo, ahubwo hari byinshi ugenda ubona byahindutse kuri we bitewe n'uko usanzwe umuzi. Ikiganiro cyanjye n'aha tugisoreje. Wowe wabanye natwe wakoze cyane. Kora share, comment ndetse na subscribe kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Iyi ni The Family 2050.